ariko ndasaba imbabazi pe, ndasaba imbabazi umuryango nyarwanda n'abatekereza igikorwa nk'icyo ngicyo, ariko sinarengambire kwica umuntu pe, ni ibintu byangwiririye ko nta gikoresho kijyanye no kwicana ari mfite. Hello, reka nongere kukwifuriza kugira ibihe byiza by'umwuka nshuti mukunzi gukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Zone TV Magic FM Kigali Entertainment. By'umwuka nshuti mukunzi, nimba uri kureba siyo video yawe ukabona utarigeze gukanda subscribe, akaniko kandi nakogiye kugira ngo ukande subscribe, ubike gukanda kuri yonzegera ya notification kugira ngo ugerwe n'inkuru zacu za Zone TV gatanu ku kandi. Kuri munsi mu by'ukuri rero nta magambo yashyizwe avuzwe na Vava cyangwa se Dore Imbogo. Kuri munsi mu by'ukuri uwabashe cyangwa se uwagize uruhare mu rupfu rwa Vava uyu munsi mu by'ukuri akaba atawe hanze cyangwa se akaba afashwe n'urukiko mu by'ukuri, kubera ko uyu nguyu Dore Imbogo wo twakwita Valentine wamenyekanye gusetsa abantu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri YouTube, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose mu by'ukuri zicurwaho amavideo. Kuri uyu munsi mu by'ukuri Dore Imbogo rero akaba yaritabye Imana ku ijoro ryo kuwa 27 mu kwezi kwa karindwi mwaka wa 2024. Uyu Dore Imbogo niho yaje kuba mu by'ukuri yava mu mubiri cyangwa se yakitaba Imana. Ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri hari amagambo yavuzwe na Dore Imbogo. Kuri uyu munsi mu by'ukuri hari amakuru ari kuvuga ko uwishe Dore Imbogo ashobora kuba atawe muri yombi. Niyo tugiye kuba twarebera hamwe, nguhaye ikaze kuri Zone TV. By'umwihariko nshuti mukunzi nkubwira ngo niba utariyandikisha kuri uyu muryango wa Zone TV, akaniko kandi nakogiye kugira ngo wiyandikishe kuri Zone TV ukande subscribe, uke gukanda kuri yonzegera notification. Yes, ndagira ngo murabizi rero Dore Imbogo mu by'ukuri ni umwe mu bakobwa cyangwa se ni umwe mu bamama bakomeza kugenda banavugwaho inkuru nyinshi cyane, aho kandi kuri uyu munsi mu by'ukuri Dore Imbogo yabashe kuba yarwara cyangwa se yaterwa sida. Ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri bikimara kuba byavugwa, benshi bibwiye ngo ni prank cyangwa se mu by'ukuri ngo ni kagatwiko k'Ikigali, ariko benshi batangiye kwifata nkaho Dore Imbogo ashobora kuba ari gushaka amafaranga cyangwa se ari kubikora mu nyungu ze. Ariko nanone Vava cyangwa se Dore Imbogo mu by'ukuri ibi ngibi nubwo yabivuze benshi bakagenda bamuhakanya, ndetse kandi hari amagambo Dore Imbogo yasize ayanditse, ndetse kandi nyuma yo kuyandika abendagira ngo rero abantu benshi cyane murabizi bagiye bavuga Vava ko mu by'ukuri ngo nyuma yo kurwara kwe ari ukuba ngo mu by'ukuri ari gushaka amafaranga nyine ahabwa n'abadiaspora, dore ko kandi bikomeza kugenda binavuga ko uyu Dore Imbogo yafashwaga n'abadiaspora batandukanye baturuka mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi mu by'ukuri Dore Imbogo ni umwe mu bagize urupfu rutunguranye, benshi batangiye no kuba bababara cyane, benshi batangiye no kuba barira agahinda gakomeye cyane kuba YouTubers cyangwa se kumvaga inkuru za Dore Imbogo. Uyu munsi mu by'ukuri ni agahinda muri Kigali cyangwa se hano mu Rwanda hose. Ndagira ngo nawe nimba wakundaga Dore Imbogo ukaba uri kumva iyi video mu by'ukuri ndakwihanganisha kandi nanakubwira ngo ugire umutima ukomeye cyane, kubera ko umutipe wa mucyaruri sofadi narinzi ko nawe bitabera ubuzima bukomeye my friend Solomoni tabagwe my friend ubundi mfungura champagne. ushobora kuba wamwita Vava cyangwa se ukamwita Dore Imbogo cyangwa ukamwita Valentine. Gusa uyu Valentine mu by'ukuri kuri uyu munsi akaba ku ijoro ryo ku 27 ariho yabasha kuba yakitaba Imana, ndetse kandi ibi ngibi bikaba byarateye agahinda gakomeye cyane. Abenshi bagendaga baseka kubera ko Dore Imbogo mu by'ukuri nimwe mu bakundaga gutebya cyangwa se kuvuga inkuru ku ma YouTubers, ndetse uyu munsi mu by'ukuri Vava cyangwa se Dore Imbogo umwitse Valentine kubishaka ni umwe nyine mu babatijwe amazina menshi cyane. Kuri uyu munsi mu by'ukuri Valentine yabasha kuba nyine yakandika urwandiko, ndetse kandi urwandiko yarwandikiye aba YouTubers cyangwa se abamukunze, ndetse kandi anasaba diaspora bagiye kenshi banamufasha. Diko kandi Dore Imbogo mu by'ukuri yagiye afashwa n'abadiaspora batandukanye. Kuri uyu munsi mu by'ukuri Dore Imbogo akaba yabasha kuba yakitaba Imana ku ijoro ryo kuwa 27 nimugoroba, niho yaje kuba mu by'ukuri yashyira mu mwuka. Amakuru niho yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu munsi mu by'ukuri murabizi ko Dore Imbogo nimwe mu bakomeje kugenda banasakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi bavuga ko Dore Imbogo mu by'ukuri ashobora kuba ari byo yigirisha. Diko kandi akimara kuba yarwara akabitangaza, benshi batabyemeye cyangwa se batabifashe nk'ukuru. Ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri Vava akimara kuba yarwara indwara ya sida, murabizi ko nyine muri iyi minsi mu by'ukuri hari yashize igihe kirekire Vava atangaje ko yanduye cyangwa se yabanye n'ubwandu bwa sida. Kuri uyu munsi mu by'ukuri benshi ntago batangiye kuba babyemera, benshi batangiye kwifata nyine nk'ibihuha, ariko nanone benshi batangiye kugenda babitera utwatsi. Iyi nkuru kenshi yagiye inababaza cyane, abenshi nyine batabifata nk'ukuri. Ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri Vava akimara
kuba yava mu mwuka cyangwa se yakitaba Imana, benshi batangiye kuba bakemera ukuri kw'i Kigali, ndetse kandi komeza kugenda bivuga ko Kigali nyine hakomeza kugenda hatangwa amakuru y'ibihuha, nyuma yo gutanga amakuru y'ibihuha kurya ibingibi kandi bikakomeza kugenda binaca intege benshi cyane, bakomezaga kugenda banatanga ibiganiro kuri YouTube kuri munsi mu by'ukuri. Dore imbogo numwe uvuye mu ba YouTubers basetsaga abantu benshi cyane uyu munsi mu by'ukuri, amarira n'agahinda gakomeye cyane ku babyeyi, abana, abakobwa bumvaga ibiganiro bya Dore imbogo kuri munsi mu by'ukuri. Nkomeza nana kwihanganisha kuri wowe wakunze ibiganiro bya Vava cyangwa se Dore imbogo. Reka kandi duhere nyine ku magambo Dore imbogo yasize yanditse. Valentina mu by'ukuri yasize yanditse amagambo akomeye cyane, nanagusaba kuza kugira umutima ukomeye kugira ngo mu by'ukuri niwumva aya magambo nuze kuba mu by'ukuri wababara cyangwa se warira aho uri hose. Mu by'ukuri ndakwihanganisha nimba warakunze Dore imbogo cyangwa se Valentine. Kuri munsi mu by'ukuri Valentine ajya gushiramo umwuka, yanditse amagambo akomeye cyane, ndetse kandi dore ko akomeza kugenda anashimira buri umwe wese, by'umwihariko abadespora bagiye banamufasha mu byo yagiye akora. Ndetse kandi Dore imbogo akomeza no kugenda avuga ko nyine mu by'ukuri hari abadespora bagiye banamuba hafi nyuma y'uko rero abasha kuba yakandura ubwanda bwa sida. Ndetse kandi nyine anavuga ko hari abadespora babaje kuba mu by'ukuri banamuba hafi, ndetse ibingibi akakomeza kugenda anabishima aba badespora, akanabishimira Imana. Kuri munsi mu by'ukuri Valentine akaba yarafashe umwanzuro wo kwandika urupapuro, ndetse kandi binavuga ko nyine akimara kuba yarwara, wagira ngo nyine benshi cyane bakomeje kugenda banatangaza ngo wagira ngo Valentine yarazi ko ashobora kuba yanapfa, nabwo kandi yaje kuba nyine yafata umwanzuro wo kwandika amagambo akakaye cyane, amagambo ateye ubwoba, amagambo mu by'ukuri atari buze kuba yagushimisha na gato. Nabwo kandi nyine Dore imbogo akimara kubona arwaye, yaje kuba yafata umwanzuro wo kuba yakandika amagambo. Mu by'ukuri aya magambo kandi akimara kuyandika yavuze ko aya magambo agomba gutangarizwa aba YouTubers cyangwa se buri muntu wese mu by'ukuri uri buze kuba wayumva, ari buze kuba mu by'ukuri yanashimira cyangwa se yanavuga ijambo rigira uti Valentina cyangwa se Dore imbogo ugire iruhuko ridashira. Ari nayo mpamvu nyine akomeje kugenda anabisaba abanyarwanda ndetse n'abamukurikira haba mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byashyirwagamo ibiganiro bye. Kuri munsi rero mu by'ukuri reka dusome urutonde cyangwa se amagambo Valentine yabashe kuba yakandika kuri uyu munsi. Reka rero ngubwire ngo numara kuba wayumva ndaragusaba kwiza kwihangana. Kuri munsi reka duhere ku jambo rya mbere Valentine cyangwa se Dore imbogo yabashe kuba yakandika aha mu by'ukuri nyine. Reka rero amwe mu magambo yanditswe na Valentine cyangwa se Dore imbogo, Vava umwita uko ubishaka bitewe n'uko mumenyereye. Kuri munsi mu by'ukuri nyine ni umukobwa amenyekanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri Facebook, Twitter, Instagram ndetse na YouTube. Kuri munsi mu by'ukuri akaba ari naho yakoreraga ibiganiro bye. Kuri munsi rero mu by'ukuri munyemerere hamwe turebere ese aya magambo Valentine cyangwa se Vava Dore imbogo yabashe kuba yakandika, ndetse aya magambo yanditse arwaye. Aya magambo mu by'ukuri benshi bagiye bayafata nk'ibihuha, ariko Dore imbogo mu by'ukuri nkuko nyine yagiye atangaza amagambo, ndagusaba kuza kugira umutima ushikamye, umutima ukomeye cyane. Kuri munsi rero mu by'ukuri Dore imbogo yaje kuba nyine yakandikira aba YouTubers anabasaba imbabazi, ndetse kandi anababwira ko akimara kuba yashyika i Kigali yaje kuba yakora akazi ke, ndetse aka kazi nyuma yo kugakora aza no kuba yahura n'umudiaspora. Nyuma yo guhura n'uyu mudiaspora rero abasha kuba nyine yamushuka. Dore imbogo nawe arabyemera, akimara kuba yabyemera aryamana nawe, ndetse nyuma yo kuryamana nawe nibwo yaje kuba nyine yamutera sida cyangwa se yakandura uburwayi bwa sida. Dore imbogo kandi ibingibi akavuga ko abisabiye imbabazi abanyarwanda bose, nyuma yuko nyine akimara kubona arwaye, kubera ko iyi ndwara ya sida yari imaze kuba yanamuzonga cyane. Yaje kuba nyine yakandika urupapuro avuga ko nyine yaje kuba yashukwa n'amafaranga, ndetse kandi nawe aza kuba yabyemera aryamana n'uyu mudiaspora mu by'ukuri wari urwaye indwara ya sida, aza kuba nyine yayimutera. Uyu munsi Dore imbogo rero mu by'ukuri akaba apfanye indwara ya sida. Dore imbogo kandi mu by'ukuri mbere yuko nyine abasha kuba yashyiramo umwuka, yaje kuba yasaba abamama bose mu by'ukuri yirirwaga asebya ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi binavuga ko nyine ibingibi yabikoreraga kugira ngo abashe kuba yabona umugati umutunga i Kigali. Ibingibi kandi mu by'ukuri yavuze ko yabikorera kugira ngo nyine abashe kuba yabaho nawe hano i Kigali. Murabizi ko nyine hano i Kigali mu by'ukuri abenshi bakomeza kugenda banavuga inkuru z'ibihuha, bagatukana, bagasebyanya, ariko ibingibi mu by'ukuri twavuga ko nta n'umutima mubi baba bafite. Kuri munsi mu by'ukuri Vava cyangwa se Dore imbogo ibingibi kandi yatangaje ko yabivugaga kugira ngo mu by'ukuri abashe kuba nyine yabona